njyewe nagize ngo ndazamura akaguru ngo nkimuhe neza fresh nkinyonge baba we arangije ati reka ntabwo nabyemera kubera yuko ni n'umupfubya agahura n'iki agahura n'umugabo wundi akamuswera akarangiza aramurarura ugasanga ntabwo agarutse mu rugo. Yes, turabasuhuje cyane rero muri iri joro ryakeye ngira ngo mwabibonye nagiye gusura umusheri wanjye ariko ibintu yankoreye ntago bibaho kabisa. Ewana yampfubirije agahinda ni kose najyaga kugira gutya ngo munyongerere kada namuhereza k'imbere tireka da ati njyewe ntabyo nshaka ati icyo nshaka ni ukugarama wamara kugarama hanyuma nkayishyiramo nkatikagura byonyine. Namwe nimwibaze vrema wibaze nawe ubaye uri nkanjye ufite wenda amavangingo menshi ufite iki umusore yarangiza akakubwira ibyo bintu nukuri byambabaje. Ahubwo hasi aho ngaho niba hari uwamfasha ewana kabisa fresh yamfasha kuko ewana imisonga yanyishe noneho ngezaho numva mana we sinzi ukuntu nabibabwira. Ese hasi muri comment mbabaze ubaye uri umukobwa cyangwa se uri umusore warongora ute umugore wawe cyangwa se umukobwa w'inshuti wawe waje kugusura wenda muteganya kurushinga cyane ko musigaye munatanga n'amavanse ntawamenya ntabwo mbibashinjije ariko wenda bibaye ko umuha avance wabigenza ute byagenda biti. Niyo mpamvu rero turi kubabaza ngo ese wabikora ute byagenda biti. Ubwo rero nyine njyewe nagize ngo ndazamura akaguru ngo nkimuhe neza fresh nkinyonge baba we arangije ati reka ntabwo nabyemera. Umva yambihirije mwa bantu mwe ubu mureba hano ndi hano umushyukwe wanyishe. Niyo mpamvu navuze ati reka mfate uyu mwanya mbisangize inshuti zanjye kugira ngo zumve akababaro mfite hanyuma basi byibura niba hari icyo mwanamfasha hasi muri comment mukambwira kandi nyaboneka ntimukibagirwe gukora subscribe kuko burya ni ingenzi kuri twese. Ikiganiro nshyizeho uhita ukibona kandi nawe bikagufasha kuba hari inyungu wakungukamo zo kugira ubumenyi wunguka nanjye bikamfasha. Rero ubwo nagize ngo ngiye kumunyongera ewana fresh arabyanga ngerageza kumwiyegereza arabyanga nagarama akabyanga namunyongera akabyanga. Umva ndetse numiwe kabisa numvishije ntazi ibyo ari byo ariko icyo nababwira cyo ni kimwe nuko gutunga umugabo nk'uwo nguwo urumva ni ibintu biba bikomeye cyane ariko mumbabarire kuba ibi bintu mbibabwiye ni ukubera ko nagize akababaro kenshi mu buzima bwanjye. Murakoze cyane rero mukomeze kugubwa neza Imana ibarinde bye. Igituba cyose uze kugira ute uze kuza kucyumva neza nyine kubera ko aba yaguye igituba neza. Kandi ikindi niba uri gukorana n'umuntu imibonano mpuzabitsina muri guswerana nyine muri kurongorana azajye abasha akora uburyo nyine atakubwira ati nakunanize mu bwonko. Urumva nakunanize mu bwonko kugira ngo nyine uko ubashije ko mwabyumvikanye ariko ukuntu muzajya mukoresha uko bituma nyine niba mwabyumvikanye bizajya nyine murongorana ibintu bigende neza kubera yuko mwabyumvikanye. Urumva niba ari posiyo yindi mwahisemo n'urugero iyindi posiyo itakugora ni nk'iyi posiyo wenda ak'inyuma sibyo posiyo y'inyuma ak'inyuma nako ushobora kugakoresha waba ufite imboro ntoya. Urumva hari ukuntu umugore nyine yunama kwa kundi igituba cyose kikaza inyuma. Urumva kora n'ikiza inyuma akakiguha neza kandi harimo ububere bizagufasha nabyo bituma nyine imvura yawe nubwo ari ntoya kandi igituba cyose kiri inyuma byinjiramo neza nyine. Urumva hari ukuntu winjiramo ukumva kuko uri kwinjira mu gituba kuko
ugasanga nacyo uri kucyumva neza urumva bitewe n'ukuntu nyine umuntu muri kurongorana yakiguhaye fureshi urumva nakiguha fureshi urumva ko hariya naho bizagira ute azajya nyine aguya nawe uzajya ugenda nyine umucumita nyine gake gake buriya niyo umuntu yaguhaye ak'inyuma hari ukuntu ushobora no kumunyaziza inyuma urumva buriya no kunyaza ntabwo ari ukunyaza ngo handi wicaye cyangwa ugaramye gusa ushobora no kumunyariza inyuma wamara kumunyariza inyuma kuriya wanyuze ukongera ugafata ya muri yawe ukongera ukamucumita urumva buriya ntabwo ari ngombwa ngo niba ufite imvururu cyangwa ukorere inyuma gusa ngo ucumite buriya muvuga ngo kunyaza ngo ni ukunyaza paka hoya nyaza numara kunyaza umucumite urumva byose ubivangavange urumva ko nubivangavanga kuriya nyine iyo umucumise uramucumita kumva araryohewe wanyaza ko akumva nabyo bisaho urumva noneho mu gihe utaramunyaza ngo ubimunyaze paka kandi aba ashaka kugumya azizana ongera umucumite wongere umere nkaho umushubije inyuma urukumva hariya uba uri kumuyagaza mu mutwe mu bwonko nyakumva ko iramura aracyayishaka niba ari ukumunyaza ugahita ubihagarika ukongera ukamucumita urongera umere nkaho umutanyije wongera umunyaze hariya bituma nyine mu bwonko bwe yisetigamo nyine byamuryoheye ubundi naho nyuma mu kurangiza ntibize kugorana kubera ko ntabwo wakoresha ikintu kimwe ko hari umuntu uvuga ati ndi kunyaza akakunyaza gusa urumva amavangingo yose agashiramo urumva yamara gushiramo ugasanga nyine kugira ute ububobere bugasanga burarangiye urumva rero ujya unyaza numara kunyaza unacumite hariya rero bizagufasha iki ni ikintu gishobora kugutera siteresi hari ukuntu uvuga ati ngewe mfite ipfunwe ry'imboro sibyo imboro yawe ni ntoya kubera ko byisetinzemo ko imboro yanjye ni ntoya ko umugore wanjye namushimisha cyangwa se umukunzi wanjye ugasanga hari ahantu naho hagutera siteresi bigatuma nyine utabasha kugira ute ukorera imibonano neza utekanye nyine utekanye wumva utameze neza kubera ko wishyizemo ngo imboro yawe ni ntoya imboro yawe nta mboro ntoya ibaho urumva imboro yose irarongora kandi igashimisha umugore kandi ukamurongora neza akarangiza ibintu byose bikagenda neza urumva ubwonko bwawe wisetingemo ngo ngewe nshimisha umugore wanjye twara umugore wanjye akarangiza ujya gushimisha umugore ntabwo uvuga ngo ufite imboro nini cyangwa imboro imeze gute ahubwo uvuga ngo ngewe ndumva umugore wanjye akanezerwa ndumva umugore wanjye akanyurwa ndumva umugore wanjye akanshimira ariko uzikubwira umugore wakavuga ati sheri urakoze kubera yuko ugize uti wamusweye urangije noneho bigeraho naho ararangiza urumva hariya niba yarangije rero wa mugabo we wakoze akazi gakomeye buriya abantu buriya bakamubwira abagabo barongora abagore babo bakarangiza nibakisariye buriya hari ukuntu umuntu avuga ati akaza akirongora yarangiza kurongora agahita yigenda nyine akigaramira umugabo ure watarangije urumva niba waronga umugore wawe akarangiza wamurongoye neza kandi wakoze cyane kandi ikindi wangurongeye kukubwira nawe niba umugabo wawe yaje akakurongora nturangize kubera icyo utabimubwira icyo utamubwira ati sheri ntabwo ndangije ukamenya ukuntu urongera kumusubiza muri mudu wumva wamara kumenya ukuntu uramusubiza muri mudu nyine ukamubwira ati nyine kwivugira nabyo biriya bifasha cyane bifasha cyane umugore urumva nyine ukabimubwira ko utarangije nawe ukaza kurara unezerewe ukarara wishimye mwese se mubizi ko umugore utarangije ibimenyetso bimuranga ni ibihe ahorana umushyuko udashira ahorana umushiha urumva ahorana umushiha rero wakundi ubona umugore ameze neza nta siterese ntaki kuri baba bamusweye akarangiza ugasanga mu kiziba kindi hahora hakurya urumva hahora hakurya kubera yuko nyine ntabwo ujya urangiza
niba uzi ko utarangura umugore wawe utarangiza ko kurumva nta kintu uba wakoze, kubera yuko n'umupfubya agahura n'iki, agahura n'umugabo wundi akamuswera akarangiza aramurarura ugasanga ntabwo agarutse mu rugo ntabwo byongera kugenda neza. Rero imboro iyo ari yo yose irarongora kandi ibintu bikagenda neza mwese mukishima. Rero wa mugabo niwe narende kubwira ati wa mugabo niba ufite imboro yawe urumva iyo mboro yawe ikaba ari ntoya ukuntu kose uko uyirongoza ahubwo koresha tekinike kugira ngo za tekinike zituma umugore wawe ugira ute, zituma umugore wawe umugumana, umugore wawe umuyagaza, umugore wawe atajya mu bandi bagabo. Urumva niyo yajya ahandi ugasanga niba agiye ahandi agasanga umugabo wese aramurongoye ntabwo agize ute, ntabwo arangije wa mugore azasanga wa mugabo atakuruta. Urumva ugasanga afite imboro nini ariko ntabwo arongora igituba neza. Urumva ntabwo akirongora neza kugira ngo ugire ute yumve imboro neza, kugira ngo nyine umurongore yishime kwa kundi umurongora umuganiriza ati sheri uri kumva. Buriya wamugabo nawe ujye uganiriza umugore wawe kugira ngo ugire ute, kugira ngo abashe kuguma muri mudu. Urumva buriya hari igihe nk'umugabo agira atya sibyo, agaswera nta kuntu atagize. Urumva ariko ugasanga ntabwo agira ute, ntaganiriza umugore we, ntabwo amubwira ati ntabwo amubwira utuntu tw'utugambo twiza, ntabwo agira ati tuba tuntu ujye tumubwira sibyo, ujye tumubwira tuzajya tubafasha. Buriya rero narindi kubabwira nyine kuri ibyo bintu, umugabo nyine ugasanga apfubya iki, apfubya umuki, apfubya umugore we, afite imboro nini ariko ntayirongoza nabi sibyo, ntabwo azi ko umugore agomba kurangiza. Niba umugabo wawe ari gutya bigenza buri gihe, itinyuke umubwira ati sheri sinarangije. Urumva ukora ibishoboka byose bituma agaruka muri mudu kandi yongera aguswere. Urumva aguswere urangize nawe. Urumva rero ntugumya kwitinya gutyo ntabwo azamenya aho bipfira kubera ko nawe uba witurije. Rero inama ngiye kubagira, mwabagabo mwe ufite imboro ntoya kandi mukaba mushimisha abagore banyu bakarangiza mwese, buriya turabashimiye cyane kubera yuko mutuma abagore banyu nyine mubashimisha ibintu byose bikagenda neza. Niyo ugumye kugira ipfunwe ufite imboro ntoya, imboro iyo ari yo yose irarongora kandi ibintu bikagenda neza cyane.